Yesu ashimwe cane, nishimiye kongera kubana namwe muri aka kanya, aho turi gusenga turagiza Imana umunsi wose, turi bwirirwe turi mu mirimo itandukanye. Imana ishimwe ku mpano y'ubuzima Imana iduhaye, nagira ngo twibukiranye ko turi kuganira kuri Zaburi 23. Uyu munsi turi ku murongo wa 3, ahavuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Bifurije umunsi wa 3 wo gusubizwamo intege. Mana, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo buri wese usubize intege mu bugingo bwe. Umuntu bwawe bubane natwe, uduhe ibihe byiza, buri wese umusubizemo intege mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Iyo tuvuze gusubizwamo intege, tuba tuvuze ikintu gikomeye. Ejo nababwiye ko nta telefone yakoreshwa ngo ibe idakeneye gushirwa ku muriro kugira ngo bateri yongere gusubizwamo intege cyangwa se mu imbaraga yongere gukora. Imodoka zikoresha esanse niyo zikoresha umuriro, ntibyashoboka ko igenda ibirometero byinshi idakeneye entretien cyangwa se ko bateri ikwiye gusubizwamo umuriro. Bibiliya yavuze ngo asubize intege mu bugingo bwanjye. Bifurije uwa 3 wo gusubizwamo intege. Imana izi igice c'ubuzima bwawe gikeneye gusubizwamo intege, caba igice c'umwuka, byaba mu bugingo, byaba no mu mubiri. Kugira ngo umuntu asubizwemo intege, ni byiza ko umuntu amenya ko abikeneye. Ubuzima bugizwe no gutanga. Kugira ngo were imbuto, bane n'abandi, wuzuze inshingano, ibyo bintu byose bisaba imbaraga z'umutima. Ni byiza ko umuntu amenya ko bibaho, ko umuntu akeneye gusubizwamo intege. Ubusanzwe iyo urebye ikimenyetso c'umusaraba, kiriya giti gihagaze ni umubano tugirana n'Imana. Kiriya giti kitambitse ni umubano tugirana n'abandi. Kiriya giti gihagaze ni uburyo bwo kwegera Imana, gusenga, kuyizanira ibyatugoye, ariko nanone tukizera ubuzima buva kuri Kristo hejuru bukaza mu buzima bwacu. Igiti gitambitse ni umubano tugirana n'abandi, cyangwa se n'uburyo abandi bantu batubabera umugisha. Iyo rero tumaze igihe tubera umugisha abandi, twera imbuto, turi mu nshingano zacu za buri munsi, tuba dukeneye kugaruka kuri Kristo kugira ngo dusubizemo intege. Iyo bitagenze gutyo, tugakoresha gusa igiti gitambitse, hari igihe bibaho ko abantu tubaha ubwenge, bikomere, imitekerereze, ariko nta kintu c'ubumana mu by'ukuri tubahaye, kubera ko tudaherukana na Kristo. Ni byiza rero ko dukwiye kwemera ko dukwiye gusubizwamo imbaraga, dukwiye gusubizwamo intege mu bugingo kugira ngo tubone ico dutanga. Dawidi yanditse iyi Zaburi azi ko gucika intege bibaho. Azi ko ari igihe umuntu avyuka amarangamutima yakomeretse cyangwa se yiyumva nabi ku bw'abanzi bamuhiga, ku bw'ibihombo yagize. Murabizi ko Yohana 10:10 Yesu nawe yarabihamije. Yaravuze ngo umujura azanywa no kwiba, kwica no kurimbura, ariko Yesu we atanga ubugingo kandi bwinshi. Uko niko gusubizwamo intege. Hari igihe twibwa amahoro, gutekana n'ibindi, bikaba bisaba ko tujya kuri Kristo kugira ngo aduhe ubugingo kandi aduhe bwinshi. Ko dukomeza kwegera Kristo, niko aba yiteguye kuduha ubugingo kandi akabuduha ari bwinshi. Bifurije uwa 3 mwiza wo gusubizwamo intege mu bugingo. Ntabwo nzi uko umerewe, ariko ntekereza ko bikeneye gusubizwamo intege. Imana ikwiye kuvugurura ubuzima bwawe. N'uburyo umuntu aremye, Imana yabiremye sinavuga ngo birikora, ahubwo Imana ibidukorera buri munsi. Iyo umuntu asinziriye,
Imana isohora amaserire ashaje ikarema andi mashasha. Hari ukuntu Imana iyo iduhaye umugisha wo gusinzira mu buryo bwuzuye, hari ibintu bikorwa mu buzima bwacu. None se utekereza niba Imana ibikorera umubiri, mu mwuka ho ntitubikeneye? Dukeneye kongera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, dukeneye kwegera Imana kugira ngo twongere gusubizwamo intege. Nkwifurije gusubizwamo intege. Birashoboka ko umaze igihe ugerageza, wubatse urugo, mu kazi waragerageje, mu nshingano waragerageje, ariko ukeneye ikindi gihe cyo kwegera Imana kugira ngo isubize intege, yongere kurefureshisa ubuzima bwawe, wongere kwiyumva neza, usubizwemo intege mu bugingo. Dawidi yarabikeneye, ariko na Yesu nawe yarabikeneye kubera ko yasenga amasaha menshi kugira ngo Imana isubize intege mu bugingo bwe. Yabaga yigishije igihe kinini, yakijije abagwayi, yirukanye abadayimoni. Muri uku munsi umugore amukoraho akavuga ngo numvise imbaraga zimvuyemo. Nuko yari azi ikimubayeho, yari akeneye kujya kongera kurebana n'Imana mu maso kugira ngo asubizwemo intege. N'abandi bose muri Bibiliya bagiye bagera igihe cyo gushaka Imana kugira ngo basubizwemo intege mu bugingo. Muribuka ko Mose yamaranye n'Imana iminsi 40 ku musozi, yasize abantu benda kumutera amabuye batari kumwumva, ariko igihe yavuye ku musozi yavanyeyo ubwiza, bakamubwira ati noneho urasa n'Imana, ntitwatinyuka no kukureba kandi tuzakumvira muri byose. Iyo umuntu yasubijwemo intege, hari ukuntu ibintu bimwe na bimwe bimworohera kubera ko yasubijwemo intege. Twese turabikeneye, dukeneye gusubizwamo intege, nubwo isi dutwaza igitugu, nubwo isi itaduha ako kanya, dukwiye gushaka uburyo dusubizwamo intege. Imana yiteguye gusubiza intege mu bugingo. Imana yateguye ibihagije uyu munsi kugira ngo usubizwamo intege, wongere kugirirwa neza n'Imana muri byose. Imana isubize intege mu bugingo bwawe. Imana isubize intege mu bugingo bwawe. Imana igusubizemo intege, wongere wihangane, wongere urwane intambara nziza, wongere ukomere. Imana isubize intege mu bugingo bwawe, kandi ikuyobore mu kuri kose, ugirirwe neza n'Imana mu buryo bukwiriye. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko wemeye gusubiza intege mu bugingo bwanjye. Ndagushimiye ko wongeye gusubiza intege mu bugingo bw'uyu mupapa, uyu mumama, uyu mukobwa n'uyu musore. Ngushimiye ko umugambi wawe ari ukudusubizamo intege. Ngushimiye ko wifuza kudusubizamo intege. Mu izina rya Yesu Kristo, ndabizi ko ubizi neza ko umuntu ajya acika intege. Niyo mpamvu tukugarukaho kugira ngo usubize intege mu bugingo bwacu. Ntiwongere kudusubizamo intege. Reka uyu munsi ube umunsi wo gusubizwamo intege mu izina rya Yesu Kristo, mu bice byose bitugize. Buri gice cyose Mwami ukivugurure, twongere gusubizwamo intege, utugirire neza. Abigishwa mu nzira ya Emawusi, igihe bari bafite umubabaro ko Yesu yapfuye kandi ibyiringiro byabo bipfuye ubusa, bibwira ko agiye kuba umwami bakagirirwa neza, babona ibihabanye n'ibyo bari biringiye. Birashoboka ko aka kanya bimwe mu byo twari twizeye ko bizagenda atari ko byagenze, ariko ndagushimiye ko habaye igihe cyo gusubizwamo intege. Igihe Yesu waza aho bari, ugatangira kuvugana nabo, ukaganira nabo, bumvise basubijwemo intege, umanyuye umutsima, bahumuka amaso, bamenya ko ari Yesu. Niko nsenze kugira ngo umutsima w'ijambo ryawe ukomeze kuduhumura amaso, tumenye Kristo mu mwuzuro, tumenye ko yiteguye no kudusubiza mu intege mu bugingo. Reka buri wese umuhe Mwami gusubizwamo intege. Abasore n'inkumi bagenda bakananirwa, ariko abakwiringiye bazasubizwamo intege nsha, bazagenda be kunanirwa, bazazamukisha amababa nk'ikizu. Ndasenze kugira ngo usubize intege mu murimo wawe, mu matorero ya Gikristo,
mu byahishuwe Yohana yakubonye ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza wongeramwo amavuta. Niko nsenze kugira ngo usubize intege mu bugingo bwacu, amatabaza yongere yake, umurimo wawe wongere kubahwa, ijambo ryawe rigira agaciro mu mitima y'abaryumva, wiyubahishe muri byose Mwami. Niko nsenze kugira ngo ubane na buri wese mu buzima bwa buri munsi, mu byo akora abone kugirirwa neza n'Imana. Usubize intege mu bugingo bwacu, usubize intege mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Abagwayi bari ku bitaro, mu ngo, ndasenze kugira ngo usubize intege mu bugingo bwabo, ukize indwara mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, buri wese umugirire neza Mwami. Abacitse intege kubw'imiyaga n'ibibazo byabisutseho, ubuntu bw'Imana bubasanga aho bari. Buri wese uvugurura ubuzima bwe, wo muri ibikomere by'umutima, wiyubahishe muri byose. Abacitse intege muri bizinesi, abacitse intege kubw'ibihombo, abacitse intege kubw'amagambo mabi bumvishe, abacitse intege kubw'imikorere itagenda, abacitse intege kubw'ibihe bikomeye bya crise economique ku isi hose, ndasenze ngo usubize intege mu bugingo bwabo. Mana, hagira ico ukora ku byo bagerageza gukora mu izina rya Yesu. Abacitse intege kubw'imibanire igoye bagahemukirwa n'abo bizeye, ndasenze ngo usubize intege mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ubabe hafi muri byose. Abari biringiye ko bize bagiye kubona akazi, ubuzima bugiye guhinduka, ntibigende uko babishakaga, ndasenze ngo usubize intege mu bugingo bwabo. Turasengeye n'abari mu kazi, bafite akazi kenshi, bakeneye gusubizwamo intege, babe hafi mu kazi ka buri munsi, buri wese umuhe gusubizwamo intege mu buryo bwuzuye. Umurindishe imbaraga zawe n'amahoro yawe, ukora imirimo ikomeye, wiyubahishe kuko nta kikunanira. Abari mu byago byo gupfusha, abababaye kubw'ibibazo bitandukanye, wongere kurefreshisa ubuzima bwabo, ubashoboze guhagararana nawe, usubize intege mu bugingo bwabo. Ndasenze kubw'imiryango ifite ibibazo bitandukanye, usubize intege mu bugingo bwabo. Yewe n'abadafite ibibazo, wongere kububaka mu buryo bukwiriye. Mwami, ubahe ibyiza kuruta ibyo bamazemo igihe. Ubuntu bwawe bwigaragaze, ushirwe hejuru muri byose. Nsengeye n'abakoze ibyaha bitandukanye, buri muntu akaba yumva kubabarirwa biri kure. Ndabizi ko ushobora kongera kugira icyo ukora ku buzima bwe, buri ukamwizeza imbabazi zawe, ukongera gusubiza intege mu buzima bwe. Isi ishobora kubimucira urubanza ari ukwimufata kudatunganye, ariko wowe wagira icyo bikoraho, ukiyubahisha muri byose waba ukoze. Reka imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, ushirwe hejuru kuko nta kikunanira. Nzi kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Ndasengeye ibihugu biri mu bibazo, amakimbirane y'imipaka, intambara zo hagati mu gihugu, intambara z'ibihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo imbaraga zawe zikore imirimo ikomeye, uce intambara zishire, wongere gusubiza intege muri ibi bihugu mu izina rya Yesu. Wiyerekane muri byose Mwami, ukora imirimo itangaje, wiyubahishe. Uri ni wowe mwami w'amahoro. Iyo utanze amahoro ntawe utera amahane. Ndasenze kugira ngo wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo. Utange amahoro, ubutumwa bwiza bubwirizwe. Utange amahoro, abantu bongere gusubirana umudendezo. Utange amahoro, abantu baruhuka imitima. Utange amahoro, abantu bagirirwe neza muri byose. Ndabizi ko ubibashije. Yubahishe muri byose, ukore byose kubw'urukundo rwawe. Imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, Mwami, tuzabigushimira. Ndagushimiye ko uduhaye umunsi musha wo gusubizwamo intege. Ngushimiye ko uduhaye umunsi musha wo kongera gukomera. Ngushimiye ko uduhaye umunsi wo kukwegera no gufashwa muri byose. Mwami, nsengeye abari mu murimo wawe mu bihugu bitandukanye, abamisiyoneri bari mu bihugu bitandukanye, bibabera igihe cyiza cyo gusubizwamo intege kugira ngo bakomeze kwamamaza ubwami bwawe. Ushirwe hejuru muri byose Mwami. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye kuri kumwe natwe. Ngushimiye ko ukomeza kudufasha, ngushimiye ko ukomeza kuturinda, ngushimiye ko zaburi n'indirimbo bizamuka mu mitima yacu, buri wese agasubizwa mu intege mu buryo bukwiriye.
mu izina rya Yesu, amen.